bintu byose mbese kugupfa umukristo mpora mbihana naho igihugu cyose cyanseka yewe ndi umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yazize jyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda genda umukristo umva ubwo buntu narakijijwe mu rwamubyaha genda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba jewe genda umukristo n'umutabazi mu ntambara nasana n'ibyaha ariko mfite umugaba n'umwami Yesu nitubahambe zahora neza mfite umugaba n'umwami Yesu nitubahambe zahora neza. Amen. 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 Haleluya. Nitwa Nshimyumukiza Manase, mfite umugore n'abana ndubatse. Imana ishimwe ko ngarutse mu itorero, murabizi ko iteka ryose iyo nje nshima Imana ko ngarutse mu rugo. Imana ihabwa icyubahiro. Kadusome ijambo ry'Imana twihute, ya minota yacu tutaza kuyica. Badusomeye mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma ibice 8, tuhagere twongere tuhasome 18 murongo wa 28 tugeze 30. Turaza gusoma no muri Matayo ubutumwa bwiza bice 22. Dusome mu izina rya Yesu mu Baroma 18 murongo wa 28. Haravuga ngo kandi tuzi yuko abakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, aribo bahamagaye nk'uko yabigambiriye, kuko abo yamenye kera yarabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, nabo nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Amen. Turebe mu butumwa bwiza Matayo yanditse ibice byaho 22. Twihute tuhagere dusome umurongo wa mbere tugeze 14. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo ibice 22. Dusome umurongo wa mbere tugeze 14. Page ni 24 mu isezerano rishya. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati abacira umugani ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatowe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati mubwira abatoye muti dore niteguriye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. Maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu bati ubukwe bwiteguwe, ariko abari batowe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri bubone bose mubahamagare,
baze batahe ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gukirizwamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima aho bazarira bahekenyera amenyo. Nuko kuko abatowe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake. Amen. Yarivuze ngo amen. Abo twari kumwe mu iteraniro rya mbere twasomye amagambo n'ubundi ajya gusa n'aya. Twasomye muri Zaburi ya 34 umurongo wa 16. Ni itangazo nk'iryo naradiduhaye ko inatari iwacu. Twavuze ku gukiranuka. Dawidi yanditse Zaburi aravuga ngo amaso y'Uwiteka aba ku mukiranutsi. Aravuga ngo n'amatwi ye ahora yategeye kumva icyo umukiranutsi asaba. Ariko avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo igitsure cye kiba ku nkozi z'ibibi, kandi impamvu abareba igitsure ngo ni ukugira ngo amareho kubikwa kwabo mu isi. 20 hatubwiye ngo ibyago n'amakuba by'uwo mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka najya kumukiza azamukiza muri byose. Urumva ko Imana idusaba gukiranuka gusa, ibindi byose bisigaye ni akazi k'Uwiteka. Ndetse umuririmbyi tumaze kuririmba worship team turirimbiye yatubwiye ngo ntitwiganyire ku ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko byose tubihabwa ku buntu. Umuririmbyi wa 48 mu gakiza nawe yarengera avuga ngo imigisha wo mu gakiza k'Imana kubwo ubuntu twagize gute twarayihawe. Mbese waratoranyijwe. Nicyo nshaka kuvuga muri iri teraniro rya kabiri. Twasomye ahantu hatubwira ngo abo yamenye kera. Yesu yigeze aganira na Nikodemu, abubwira mu butumwa bwiza Yohana yanditse ibice 3 baraganira Nikodemu. Yesu ngo yarigishije Nikodemu arafashwa. Kandi Nikodemu yari umwigisha w'umufarisayo, umutware mu Bayuda. Yari umuntu ukomeye. Abafarisayo babaga ari abantu bambaye amakanzu y'umweru n'amakabutura y'umweru, bisobanura ngo barejejwe imbere n'inyuma. Abafarisayo babaga bafite amategeko yanditse ku makanzu yabo, baziririza amategeko, ari abahanga cyane mu kwigisha cyane. Ariko ngo Yesu yigishije Nikodemu arafashwa. Ariko Nikodemu aribaza ati, ubu namusanga gute? Bakabona ngiye kumusanga kandi bazi ko nsanzwe ndi umwigisha. Ngaza gusanga Yesu ninjoro. Aramubwira ati, mwigisha mwiza. Yesu aramubwira ati, Nikodemu, reka nkumenere banga. Nubwo uri umwigisha ukabona umuhanga, nubwo uri umuntu ukomeye mu idini, nubwo uri umuntu ukomeye mu gihugu ukaba uri umutwaro ukomeye, ariko ndakumenyesha amakuru hakiri kare, utabzaho bwa kabiri ntushobora kuzaraga ubwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Naradira tubwiye ngo hano sihi wacu. Mbibutse ko ubu ducumbitse, turacumbitse, igihe tuzagira dutahe. Ariko se tuzataha duti? Tuzataha Imana iduhamagare mu gitabo. Noneho Yesu Nikodemu yaratunguwe. Yesu yamubwiye ikintu gikomeye, baganira ikiganiro kirekire. Cyo nshaka kuvuga ni kimwe. Nikodemu Yesu yaramubwiye ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu kugira ngo uyirebye wese akiri ubumara bw'inzoka yamuriye, niko bigiye kugenda Umwana w'umuntu agiye kumanikwa, uzamwizera wese azahabwa ubugingo buhoraho. Tuvuge ngo amen. Yesu kubera iki yabwiye Nikodemu ayo magambo? Yesu impamvu yabwiye Nikodemu, abiseri bari mu butayu bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka bateza inzoka z'ubusabwe bukaze zirabarya. Mose abonye bapfuye atangira gutakira Uwiteka, aramubwira ati, Uwiteka barashize. Imana ibwira Mose ati, noneho wegenda ukora inzoka uyicure mu muringa, uyimanike ku giti cy'ibendera byashushanyaga Kristo uzamanikwa ku musaraba kugira ngo abazamwizera bahabwe ubugingo buhoraho. Noneho ujye ubwira uwariwe n'inzoka isanzwe ajye yunamuka areba inzoka y'umuringa imanitse ku giti cy'ibendera arajya akira. Mose araza bitangariza abisirayeli ati, ngiye kubashakira umuti. Araza rwose afata iyo nzoka arayicura, amaze kuyicura ayimanika ku giti cy'ibendera, wariwe n'inzoka akunamuka akareba inzoka imanitse icuze mu muringa agahita akira. Abandi barinangira umutima, babwira Mose bati, twari tuzi ngo wenda uraza kuvuguta umuti uduhe, none we nta nubwo uzi gucura ibyo bintu. Barabyanga, binangira imitima, ngo kugeza ubwo inzoka yazaga ikamurya ku kirenge, agashinyiriza agashinga umutsi, ubumara bw'inzoka bukava mu kirenge bukagera mu mutwe akikubita hasi agapfa, kandi ikimukiza kimanitse. Yesu rero abyibutsa Nikodemu, aramubwira ngo n'ubundi niko bigiye kugenda. Umwana w'umuntu azinangira areke gukiranuka, kandi gukiranuka harimo uburinzi. Ngira ngo twabisobanuye cyane neza mu iteraniro rya mbere
gukiranuka Uwiteka nituramuka tumukiranukiwe n'ibiri mu isi byose n'ibyacu, kuko niba amaso Uwiteka turiho bazatugambanira tureba, agenda dukiza muri byose. Tuvuge ngo amen. Umuntu amaso Uwiteka areba akanamukiza muri byose, murumva umuntu atabiharanira ibyo bintu byonyine ubuziranye na perezida wa repubulika wajya ubigendera. Nigeze mbwira abantu tumaze igihe dusengana akantu gatoya, kandi wareba ukabona ibyo. Niba leta y'u Rwanda ishobora kwicara ikavuga ati ikamenya abasirikare bayo, ikamenya abapolisi, ikamenya n'abashinzwe gereza, ikabaremera, namwe nigeze nkababwira, ikabaremera ibyo bita amishop, bakajya guhaha mu buryo butagoye. Nabonye n'irondo shop naryo risigaye ribaho, Kimisagara narakabonye ku kazu kanditseho irondo shop no ku Gisozi. Urumva ko n'abanyerondo basigaye bahabwa ibiryo mu buryo butoroshye nako butagoye. Niba igihugu gishobora kwita ku bantu bayo cyo gutyo, murumva Imana yo yakirengagiza abana bayo? Ntizarema abayisenga shop? Murumva yabura kuyirema? Haleluya. Yabura kurema abayisenga shop? Niba leta y'u Rwanda yamenya abana bayo, Imana yakibagirwa bayo? Haleluya. Amaso y'Uwiteka bakumukiranutse, n'amatwi ye ahora yategeye kumva icyo umukiranutsi asaba. None itangazo ryatubwiye ngo ibyago n'amakuba by'uwo ni byinshi, ariko najya kumukiza azamukiza muri byose. Nukuba uwo muntu yaratoranyijwe, akaba yaratoranyijwe, Imana ikaba yaramwanditse mu bantu yatoranyije. Kuko hano Pawulo yandikira abantu barabwiye ngo abo yamenye kera yigeze bibwira Yeremiya Yesu Imana yaramubwiye ati genda ujye kunkorera. Yeremiya atangira gutanga impamvu. Urabona ndi umwana. Yeremiya ahamagawe ari muto afite imyaka 18, atuye mu mujyi wa Natoti, ari umuntu w'umusirimu cyane ukuntu ureba umwana w'umuhungu w'imyaka 18. Yesaya yaramaze igihe apfuye bamukase n'urukero. Yeremiya ayo makuru yarayazi. Imana ati Yeremiya ndagutoranyije ujya kunkorera. Yeremiya turabona kamemu ndi umwana, atangira kuzana impamvu. Imana inamubwira ngo Yeremiya nakumenye ntarakurema. Haleluya. Ngira ngo kandi nagushiriyeho kuba muhanuzi uhanurira amahanga, nakwejeje ukiri n'urusoro. Haleluya. Mbese wowe waratoranyijwe. Ahangaha Imana ibwira Yeremiya ntiyabyumva, ihita imukubita iyereko. Nimuzabisanga muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 na 12 gutyo. Yeremiya Imana iramubaza ngo ubonye iki? Ati mbonye inkoni y'umurinzi aturoye neza. Iyo ngiyo nyirindisha ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Bivuze ngo iyo yagutoranyije, ijambo yakuvuzeho iririndisha inkoni kugira ngo rizarisohoza. Haleluya. Uri muri abo, nicyo kibazo. Uri muri abo bantu batoranyijwe. Naho ikibazo kiri, kuko yarabatoranyije, arangije abo bantu arabatsindishiriza. Arangije kubatsindishiriza ngo abaha ubwiza. Haleluya. Abo bantu abaha ubwiza. Haleluya. Aba bantu Baramu yabavuzeho, aravuga ngo yantegetse kubaho umugisha. Abwira Baraki ngo n'abantu batuye ukwabo. Abo ngabo bari mu isi nk'abatayirimo, baratoranyijwe, barangije baratsindishirizwa, barangije gutsindishirizwa Kristo abaha n'ubwiza. Haleluya. Abo bantu, abo ngabo n'abana bo mu bwami. Imana ishimwe. Mbese uri muri abo? Abo nibo baza umuririmbyi wa 334 yararirimbye ku gice cya nyuma aravuga ngo witondere isezerano ry'Imana nk'uko komejwe n'amaraso ayo Yesu mwana w'intama yavuye kandi akumve ibyo yategetse. Ni ugirirwa neza n'Imana iteka, none akiri mu isi no mu ijuru. Imana iza mwereka imbabazi zayo n'umurava no gukiranuka. Umva uwo muntu. Haleluya. Uyu muntu ngo wakiranutse agatoranywa niwe uzagirirwa neza n'Imana, none akiri mu isi. Imana irahari kubwe. Tuvuge ngo amen. Imana iri mu kazi kubwe.
Imana iri guca hirya no hino ngo irebe uko uyu muntu yabaho. Haleluya! Uwo muntu ni umutungo w'Imana, Imana itareka. Yesu yigeze abwira abigishwa, arabwira ngo ko mbona muri babi, mwebwe muri babi, ariko mujya mumenya abana banyu. Iyo umwana wawe agusabye umutsima ntumuhibuye, niyo agusabye inyama ntujye umuha inzoka kandi uri mubi. Aravuga ngo none murumva data wa twese we azabura kumenya ibyo abana be bakennye? Tuvuge ngo amen. Yesaya yaravuze hano, aravuga ngo uwundi ni we data wa twese mwiza. Aravuga ngo birashoboka ko Aburahamu atatwemera niyo yazuka, ntiyatwemera mu Bisirayeli, ntabwo yatwemera mu Baheburayo. Aravuga ngo Isirayeli nawe akoze ibarura ntiyatubarura, ntituvuka kwa Yakobo. Ariko aravuga ngo ariko wowe data uri data wa twese mwiza. Imana ishimwe. Abantu batoranyijwe nayo, abo bafite siranse y'Imana, niyo batatse. Umuririmbyi wa 204 yaravuze ngo nguwo araje ahuruye ngo atabare abe. Halatistandola biziwe dry. Araje ahuruye ngo atabare abe. Imana ishimwe. Yaravuze ngo bagenzi mube maso ubu duhore tumwiteguye, niko wa 405 yavuze. Ni ukuri data bujuwo ntawe uzi igihe azaza, icyakora azaza ku ngoma ye, aya makuba aya mareho. Haleluya, haleluya. Abatoranyijwe Yesu azaza ku ngoma ye. Narishimye cyane Yesu ajya kujya mu ijuru yasengeye abatoranyijwe, yabwiye Imana ngo Mana, abo wampaye kurinda narabarinze, nta n'umwe wavuyemo ngo arimbuke keretse uwo kurimbuka kugira ngo ibizahanuwe bisohore. Ariko abwira Imana ngo ndaje ndagusanze, umurimo wantumye ndawusoje. Abwira Imana ngo ariko abo wampaye kurinda mbasize mu isi, kandi iyi si mbasizemo irimwo umubi. Abwira Imana ngo ngusabye ntarahaguruka uzabarinda umubi. Yesu yadusabiye uburinzi, ubu turi kumwe. Abantu batoranyijwe nimuhumure, dufite uburinzi buturinda umubi. Haleluya! Ntabwo bizabura kubaho, ibyago n'amakuba ntibizabura kuba, ariko abantu batoranyijwe Yesu yasabye uburinzi. Yanabwiye ba Petero akina, arabwira ngo simbasize nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha. Arababwira ngo umuntu nankunda akitondera amategeko yanjye, nzasaba data aze njye nawe tuzane tubane n'uwo muntu uzaba warankunze yaritondeye amategeko yanjye. Abo yatoranyije yarabatsindishirije. Nimuhumure. Haleluya, haleluya. Yohana yaravuze ngo turi abana b'Imana, twebwe nubwo uko tuzasa tutarerekanwa. Niyo mpamvu abarozi bajya batumenyera, ugasanga n'abantu baratumenyera ko batatuzi, nuko ko tuzasa bitarerekanwa. Ariko umunsi yerekanwe bazagwa igihumura. Ubundi aba batuzi badusuza n'amaboko yombi, ariko ntabwo tuzwi, ntabwo igihe kiragera. Nimuhumure, mukomeze murwane, mutsinde, mukomeze dukiranuke. Abatoranyijwe yarabatsindishirije. Imana ishimwe cyane. Niko Paulo yandikiye Abaroma ngo mukomere, abatoranyijwe yarabatsindishirije. Aha rero Yesu yicaye ababwira abigishwa, arabaganiriza, arababwira ngo ubwami bwo hejuru dore ukuntu buzagereranywa. Buzagereranywa n'umugabo wari ufite umuhungu wari umwami. Noneho uwo muhungu agiye gushingirwa ngo yandika ama invitation yohereza abantu. Arababwira ati muzaze gutaha ubukwe ku itariki ni y'umuhungu wanjye, azaba afite ubukwe, azaba yarongoye. Itariki ngo yarageze, yenda kugera, itariki yenda kugera ngo uwo mwami atuma abagaragara, bagira ati mugende mubwire ba bantu batoranyijwe gutaha ubukwe biboneze, igihe cy'ubukwe kirageze, umwana wanjye ari hafi, ubukwe bwageze. Ngo ba bantu bafata abagaragu barabica, barabashinyagurira. Umwe yigira mu rutundo rwe, undi yigira mu gikingi cye, ngo banga kuza gutaha ubukwe. Noneho Yesu akira abigishwa umugani, arababwira ngo nuko wa mwami abonye abo bari bateganyijwe gutaha ubukwe babyanze, ngo yabwiye abagaragu ati nimujye mu nzira nyabagendwa, ibyabazwe birahari, ibibyibushye birahari, inyama zirahari, nta kibazo gihari. Mubwire abo bantu bazenguruke mu mayira hose, bafata umuntu wese amubwira ati umwami afite ubukwe, nimuze mu bukwe mwese nimuze. Ngo nuko mubahamagare. Ngo baragenda bahamagara beza n'abatari beza, bose barababwira ati umwami afite ubukwe. Tuvuge ngo amen. Ngo baraza rwose, inzu y'abasangwa iruzura. Ndagira mbasobanurire umugani Yesu yavugaga. Yesu uyu mugani yavugaga yerekezaga ku Bisiraheli n'itorero n'abanyamahanga.
Abisirayeli kubabwira ati dore agakiza karaje murakanga murajugunya. Yesu rero yateguzaga abigishwa akagiye kubatuma, akabwira ba Petero na Yohana, arababwira ngo Mwuka Wera naza muzamvuge Yerusalemu ni Samariya ni Yudaya ndetse muzazenguruke mugere no ku mpera y'isi mugere no mu Rwanda. Mubabwire ko ubukwe bw'umwana w'intama bugiye kuba, umuntu wese aze mubahamagarire baze mu nzu y'abasangwa. Mu nzu y'abasangwa Yesu yavugaga ni mu itorero, dore itorero riruzuye, usibye na hano n'ahandi haruzuye, mu isi hirya no hino amazu y'abasangwa yaruzuye, abantu bose bategereje umukwe. Ariko ikigoye kirimo abantu benshi bategereje umukwe bicaye batambaye umwambaro w'ubukwe. Niko gahinda. Iyo ugeze iwacu ku Gasave twe tugira amateraniro 3. Teranira urusengero ni runini rumva amazu y'abasangwa ntiyuzuye. Ugiye hano haruguru igikondo ubu wasanga nabwo iteraniro ruzuye, amazu y'abasangwa ruzuye. Ahantu hose ugiye Nyarugenge, ugiye hose, ugiye mu Bushinwa itorero rirahari, ugiye i Burayi rirahari, ugiye muri Amerika hari n'ababyitirira, hose amazu y'abasangwa ruzuye. Ariko ikibazo ni mbese twaratoranyijwe kwambaye umwambaro w'ubukwe? Nubwo yaduhamagaye ariko biradusaba umwambaro. Tuvuge ngo amen. Impamvu Yesu yabyerekezaga ku gihe nk'iki, Abisirayeli bagiraga umuhango, iyo wabaga ufite ubukwe waragendaga ugapanga amakanzu y'abantu bose bazataha ubukwe. Iyo umuntu yazaga muri ubwo bukwe ntago yinjiraga uko yaje, baramufataga bakamunyuza mu nzu yo mu gikari, bakamubwira ati dore aho imyambaro iri, ugakuramo imyambaro yawe wazanye ukambara umwambaro w'ubukwe. Umuntu wese watahaga ubukwe yagombaga kuba yambaye uwo mwambaro. Nibyo mujya mubona mu Rwanda bagenekereza, bagafata umugabo n'abagarisodoneri bakabambika amakote, bagafata n'umugeni n'abafiyedoneri bakambika amakanzu, bagafata n'abakecuru n'abandi bantu ba hafi aho ngaho bakabashakira imikenyero ijya gusa. Biriya nibyo bagenekereza. Rero Abisirayeli bo buri wese niba ari imikenyero babaga bambaye ibisa. Noneho umwami yaje kwibaza niba umwambaro ari ubuntu, kw'icyo baguhamagariye ari ukuza mu bukwe ukarya ukanywa, ku bukwe bwateguwe nta ntwererano bagusabye, ni kuki urinda winjira mu nzu y'abasangwa utagiye kwambara umwambaro kandi umwambaro ari ubuntu? Urimo urajyahe? Urabizi neza, urabisobanukiye ko kugira ngo ube uri muri ubwo bukwe ni ibintu bizwi, n'umuhango uzwi, ni ibintu bisobanukiwe. Kugira ngo ujye mu ijuru biragusaba kuba ukiranutse, ni ibintu bizwi. Kubera iki nyir'ubukwe ko yateguye imyambaro, ko imyambaro ihari? Kubera iki umusangwa arinda amara imyaka 30 mu nzu y'abasangwa, akamara 20, akamara 10, 15 atambaye umwambaro w'ubukwe, kandi abizi ko mu kanya umukwe ari buze, atari buze gusangira n'abantu batambaye umwambaro? Kubera iki? Kubera iki umuntu yarinda aririmba akaguma atambaye umwambaro w'ubukwe kandi ari mu nzu y'abasangwa? Kubera iki umuntu yaza kandi uwo mwambaro ni ubuntu? Ntabwo bakubwiye ngo uzagenda uce ku mutayeri Nyarugenge uze wambaye umwambaro. Oya, yababwiye ngo ibi byibushye byarabazwe, ibintu byose birahari, yewe hari n'imyambaro y'ubukwe. Kubera icyo umusangwa yicaye akaba ategerereje umukwe, akaba ategereje kugaburirwa, akaba ategereje kwambikwa, ariko akaba atambaye umwambaro w'ubukwe? Abo bantu ngo batambaye umwambaro w'ubukwe, ngo nyir'ubukwe yaraje yinjira. Mbere y'uko umukwe yinjira, mbere y'uko umuhungu waza, hari nyir'ubukwe, hari se w'umuhungu arimo azenguruka mu mazu y'abasangwa arebe neza abantu bicaye bategereje umukwe ariko badafite umwambaro, kuko abo bantu umukwe ntazinjirana nabo. Haleluya! Mbese wambaye umwambaro w'ubukwe waratoranyijwe? Mujya musoma inkuru banza ntabantu batayizi muri Matayo 25, umugani w'abakobwa 10. Bariya abakobwa bari bafite ibintu bigera kuri 6 bahuriyeho. Nubwo tubifata nk'ibintu abantu bakabisubiramo bakumva ni ibintu bisanzwe, ariko bariya abakobwa ubwabo kumva ngo n'abakobwa bishushanya itorero. Icyo ni icyambere bari bahuriyeho. Icya kabiri, baremvite, bari baratumiwe, bivuze ngo bari barakijijwe. Ikindi, aba bakobwa bose bari bafite amatabaza. Urumva Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza. Bose bari barabwiwe, bari barasomye ijambo, bari barizi, bari baranahanuriwe, bose bari bafite ijambo. Ikindi, aba bakobwa bose bari bambaye imyambaro y'ubukwe yo kujya kureba umwami cyangwa umutware cyangwa umuntu bari bagiye gusanganira. Bivuze ngo bari barakoze imirimo nabo bararirimbaga, nabo barahanuraga,
nabo bavugaga ubutumwa, nabo batangaga icyacumi, bari bafite imirimo bambaye, bafashaga abakene, bitaga ku bababaye, nabo bari bafite imirimo. Ikindi gikomeye, aba bakobwa bose bari bafite amavuta. Aya mavuta avuga Mwuka Wera, bose bari baramwuzuye. Ariko mu gihe bategerereje umukwe muri ya nzu nababwiye y'umusangwa, igicuku cyabaye kinini, umukwe aratinda. Umuririmbyi wa 405 yararimbye aravuga ngo ndabizi nuza Satani n'abadayimoni bazahunga mu maso. Aravuga ngo abise wagurana uzaza ngo bature kandi amahoro azatwara isi. Arangiye aravuga ngo nuza uzaca intambara zishire, uhindurire byose kuba bishya. Ariko yongeraho ijambo rivuze ngo icyamba ukaza udatinze. Umuhanzi witwa Bernadette yararimbye aravuga ngo nimumubwire yurire ifarashi y'ubutabazi kuko natinda bamwe muri twe barasigara. Ubu mbabwira turi mu gihe cy'igicuku, turi mu gihe tugomba kurwana n'igicuku, tukajya kuba ntanjuzi, tukuzuza amavuta, kuko umukwe naza azaza ari mu gicuku. Turi mu gihe umugore yica umugabo, ni igihe cy'igicuku gikomeye. Turi mu gihe umuvandimwe agambanira undi agapfa. Turi mu gihe abantu bambaye ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zo kwera. Murumva tutari mu gicuku gikaze? Nk'umukwe yaratinze, amavuta bari bafite mu mperezo arakama. Kumba abanyabwenge ngo barinyagaga bakajya guterana bakongera amavuta mu mperezo. Abanyabwenge barinyabyaga bakongera bakiyiriza. Buryo buri kunaga amavuta mu mperezo. Tuvuge ngo amen. Abanyabwenge barinyabyaga, akabwira uwo bafitanye ikibazo akakubwira ati mbabarira, bakihana bakatura ibyaha. Burya baba bari kongera amavuta mu mperezo ngo bategereze umukwe ariko amavuta ari furu. Haleluya! Bategereze umukwe ariko amavuta ahari, bategereze umukwe ariko bacyambaye umwambaro w'ubukwe. Mbere y'uko umukwe aza rero, ise w'umuhungu arimo arazenguruka mu mazu y'abasangwa akareba mbese ko wicaye mugenzi wanyu ukaba utambaye umwambaro w'ubukwe kandi umukwe agiye kwinjira, biragenda bite? Ikigoye hazaba hatakira amahirwe yo kongera gusubira kureba umwambaro, ngo aba bantu bazahora rwose. Ngo Yesu arababwira ngo ahita ategeka ngo nibaboha amaguru n'amaboko babanage mu mwijima aho bazarira bahekenyera amenyo. Asoza avuga ngo abahamagawe ni benshi, abatowe ni benshi, ariko abatoranyijwe ni bake. Mbese uri muri aba? Urumva ucyambaye umwambaro w'ubukwe, aho ntiwaba wicaye mu nzu y'abasangwa ariko umwambaro utarimo, haracyari amahirwe. Ise w'umuhungu ntago araza kugenzura. Hari ibimenyetso bigaragaza ko yenda kuza. Yesu yarabivuze, aravuga ngo nimubona ibishyitsi hamwe na hamwe, mukabona inzara itera hamwe na hamwe, mukabona ubwami butera ubundi bwami, mukabona umuvandimwe ari kugambanira undi, umwana yicisha se n'umubyeyi yicisha umwana, mukabona bamwe barahora mu manza batiragira bababuranya, mukabona ibyo byose arabivuga ngo nimubona ibyo byose bibaye muzamenye ko imperuka yenda kuza. Aravuga ngo azaba ari intangiriro yo kuramukwa. Ni ukuvuga ngo nyir'umukwe ari hafi kwinjira mu mazu y'abasangwa, agenzura arebe aho nshuti yanjye ntiwaba utinze mu gicuku, amavuta akaba yarashize, umwambaro ukaba waragushwanyagurikiye, umwambaro ukaba warawambuye kandi umukwe agiye kuza. Haleluya, haleluya. Mbese waratoranyijwe? Dusenge. Naho naringeze. Niba wambaye umwambaro w'ubukwe n'amahirwe, n'amahirwe akomeye ufite, kuko abantu benshi bawukuyemo. Ibyo nibyo byatunguye Yesu, niko nibyo byatunguye Petero. Yesu ageze ku mutini, Bibiliya iravuga ngo cyari igihe kitari cyo kwera ku mutini, ariko ngo Yesu awushakiraho imbuto arawuvuma. Ngo abona ufite ibibabi bitoshye ngo byinshi, ariko ngo yeguye ibibabi asanga nta rubuto rurimo, ngo arawuvuma. Abigishwa baturawurenganyije, ntago ari igihe cyo kwera. Kumbi Yesu yabwiraga abigishwa ko nta gihe na kimwe cyo kwetera imbuto, bakwiriye kwera imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Yeguye uburirimbyi, burya ni amababi, asanga nta rubuto. Yeguye ubuvugabutumwa, nabyo ni amababi, asanga nta rubuto. Yeguye ukiristo, nabyo ni amababi, asanga nta rubuto. Yeguye ubushumba, asanga ni amababi, ariko nta rubuto rurimo. Amababi arahari,
amababi rwose arahari, abantu bafite amababi menshi, ariko Yesu ari kureba muri ayo mababi niba nta mbuto zirimo, uwo muntu ni uwo kuvumwa. Kuko hari umugabo umwe ngo wagiye mu iyerekwa, ngo bamwereka intebe zo mu ijuru, ngo abone ukuntu azaba ari nziza, ahita avuga ati munyereke z'abashumba n'abapotere n'abaminisitiri n'abantu bakomeye, ngo baramubwira ngo ako kavuyo ni ak'iyopfu, ngo hano haba intebe z'abakijijwe. Ibyo byose ni akavuyo k'inopfu, ibyo byose by'ibyubahiro tuzabisiga ino, ahubwo mu ijuru hari intebe z'abakijijwe, hari intebe z'abantu batoranyijwe, hari intebe y'umukiranutsi, kuko uwo nguwo ni umutungo w'Imana. Tuvuge ngo amen. Muhaguruke dusenge. Muririmbyi yararimbye 139 aravuga ngo mukiza Yesu nabara kubw'abantu babiri bari mu mutima wanjye, umwankundo ndagoma ndenge. Keretse abantu bavukiriye Betelehemu banza ari bayimenya. Mwami wanjye ndengera, 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 mwami wanjye ndengera. Umwe niwe mwuka wawe unyiringeze ijuru, unahora nyoshya nawe ashaka kunshumuza. Mwami ndengera, ndengera, mwami wanjye ndengera. Kizimbata yawe irushywa ihora ikuganyira, umena ububasha bwawe ngo njye ntsinda Satani. Mwami ndengera, haleluya, mwami wanjye ndengera. Abantu batoranyijwe yarabatsindishirije, arangije kubatsindishiriza abaha ubwiza. Yemwe bantu mwatoranyijwe mukaba mukiranuka, ntimugire ubwoba, amaso y'Uwiteka aba ku mukiranutsi, kandi naho ibyago n'amakuba by'uwari byinshi azajya amukiza muri byose. Reka twongere dusenge, tubwire Imana ngo Mana dushoboze kugumana uyu mwambaro, udushoboze gukiranuka, udushoboze kugumana uyu mwambaro nubwo igicuku kibaye cyinshi, ariko udushoboze kugumana uyu mwambaro, kuko igihe uzazira uzareba abambaye umwambaro wo gukiranuka. Mana yacu turagushimiye, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza rimanukiye muri twe. Twebwe turi abantu twambaye inyama n'amaraso. Muririmbyi yaravuze ngo ninezwe umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru. Aravuga ngo ariko ngerageza gukora ibyiza bikantanga imbere. Arangije abwira Imana ngo ujye umboneza, ujye umboneza. Iri teraniro ryose turi hano imbere yawe dukeneye kubonezwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Dufite ibintu byinshi bigenda bitwambura uyu mwambaro, ariko ndagusabye ngo aba bakobwa bari hano muri iri teraniro bashoboze kugumana umwambaro, bagumye bakiranuke. Abatambaye umwambaro, imbabazi zawe zibatwikire, zihishe ubusa bw'ubwambure bwabo kugira ngo isi itatwota. Netanso nemanda wadalai diwila lasti diwigelandi maizomanda itrai estikidita sone mangwedrai. Abasore ubaho umwambaro muzima wo guhangana n'isi y'ubutinganyi, wo guhangana n'isi y'ububesi. Abantu bikunda, abantu n'indashima, abantu barirarira, abantu bambaye ishusho yo kwera bari guhakana imbaraga zako. Twambika umwambaro uhisha ubwambure bwacu tutajya ku gasozi. Praini wini tanso laini widela. Aba babyeyi bashoboze kugumana umwambaro, aba bagabo bashoboze kugumana umwambaro, abashumba bashoboze kugumana umwambaro, bavuga butumwa bashoboze kugumana umwambaro, abagenama bambara umwambaro. Mwami we, baririmbyi korari na rada ishoboze kugumana umwambaro
Hospitimu bagumana umwambaro, ibyiringiro bagumana umwambaro, Maranatha bagumana umwambaro. Dushoboze kugumana uyu mwambaro, kuko umukwe agiye kuzenguruka mu nzu y'abasangwa, ari kugenda asura itorero, hareba abantu batambaye umwambaro ngo bazaririra hanze w'ikinyamenyo, kandi baratinze igihe kinini mu nzu y'abasangwa. Mana we, icyampa twebwe twumvise iri jambo ryawe ntituzabe muri abo ngabo bazajugunywa hanze, ahubwo umuntu wese muri twe naho umwambaro wanduye wongera utumesere umwambaro. Duciye bugufi, dufite ibyaha. Dawidi yaragusenze arakubwira ngo nakoze icyaha kinini, ariko niba ari kinini kurenza imbabazi ugira, unyice ngo urebye muri stoke y'imbabazi usanga ugira imbabazi nyinshi. Pawulo yaravuze ngo uri Imana yatubikiye imbabazi zidashira. Niyo mpamvu mpamagaye imbabazi muri iri teraniro, imbabazi kuri iri torero, imbabazi kuri nge. Udutwikire umwanzi atatubona, wongere uyu mwambaro wacu udutunganyirize, tugumane umwambaro, dutegereze umukwe ubwo azaza, natwe tuzamuririmbire tuvuga ngo mwami wagize neza. Turagushimiye kudushoboza gukiranuka, turagushimiye kuko wongeye kutudestanto sini widrai helani wenegeda dibatwastine dra istine tanso laini wegela. Ndagushimiye ko umuntu wese wongeye kumusura mu mutima we, ukamumenyesha aho yari yaratanye, ukamugarura mu nzira, maze tukagumana umwambaro wo gukiranuka, kugira ngo ubwo uzahamagara amazina nanjye Manase nziyumvemo. Haleluya, haleluya. N'uyu mubyeyi aziyumvemo, n'uyu mugabo aziyumvemo, n'uyu mukobwa aziyumvemo, n'uyu musore aziyumvemo, n'aba bana bato baziyumvemo, n'aba basumba baziyumvemo, n'aba baririmbyi baziyumvemo, abakristo baziyumvemo, abashyitsi tuziyumvemo. Turagushimiye ubwo uzahamagara natwe ko tuzaba mu itorero stando tayiserera teweza mu gitondo cy'umuzuko tukaguhimbaza, kandi tukiri mu isi wavuze kuzajya ubana natwe. Niyo mpamvu de tansola bene wegela senge umuntu wese waje muri iri teraniro ariko ufite intambara ari kurwana mu isi, afite ibiri kumurusha, hari abarwayi bakize kugira ngo bagumane umwambaro, hari ibicuku biryamye ku bantu biri gutuma imyambaro yandura, hari abakene, hari ababuze uko bagira, hari abacuruje barahomba, hari inyatsi zibugarije, hari uburwayi bwahagurutse indwara z'ibyorezo hirya no hino, hari intambara mu ngo, hari ababyeyi bari kunanira abana, hari abantu bafite imitima yuzuye umubabaro n'intimba, ariko tsinda izo mbaraga. Halasi winetra taposti winetra izegelani winitra, kuraho icyo gicuku mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu bagumane umwambaro. Urakoze kubikoze, turagushimiye. Urakoze kukijije imitima ugakiza n'imibiri. Tuguhaye amase, babuze baguhaye impundu. Shimirwa ibyo ukoze, shimirwa ibyo ukoze, kuko tugumanye umwambaro tukazaba mu iteraniro ry'abera. Imana ibishimirwe, tubisabye byose twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.